Yesu Kristo ashimwe inshuti z'umusaraba. Uyu munsi turakomeje dusoma Bibiliya, turi mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Uyu munsi turahera ku bice 10 dusoma. Reka dusome mu izina rya Yesu. Marayika abonekera Koruneliyo. Hariho umuntu w'i Kayisariya witwaga Koruneliyo, umutware utwara umutwe w'abasirikare wo mu ngabo zitwa Italiyana. Yari umuntu w'umunyadini wubahana Imana n'abo mu rugo rwe bose, wagiriraga abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Abona ku mugaragaro mu iyerekwa marayika w'Imana yinjiye iwe nko mu isaha ya 9 y'umunsi, aramuhamagara ati, Koruneliyo. Aramutumbira, aramutinya, aramubaza ati, ni iki mwami? Aramusubiza ati, gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Kandi none tuma abantu Yopa, utumire umuntu witwa Simoni wahimbwe Petero. Acumbitse kwa Simoni w'umuhazi, urugo rwe ruri iruhande rw'inyanja. Marayika wavuganaga nawe amaze kugenda, ahamagara abagaragu be 2 n'umusirikare w'umunyadini wo mu bamukorera iteka. Amaze kubabwira ibyo byose, abatuma Yopa. Ibyo Petero yeretswe. Bukeye bwaho bakiri mu nzira benda gusohora mu mudugudu, Petero ajya hejuru y'inzu gusenga nko mu isaha ya 6. Arasonza ashaka kurya, bakibyitegura aba nk'urota, abona ijuru rikingutse, maze ikintu kiramanuka gisa n'umwenda w'umukoma hasi, gifashwe ku binyita 4 kijya hasi. Harimo inyamaswa z'amoko yose zigenza amaguru 4, n'ibikururuka hasi byose n'ibiguruka mu kirere byose. Ijwi riramubwira riti, haguruka Petero, ubage urye. Petero ati, oya mwami, kuko ntigeze kurya ikizira cyangwa igihumanya. Iryo jwi rimusubiza ubwa kabiri riti, iby'Imana ihumanuye wibyita ibizira. Biba bityo 3, icyo kintu gihera ko gisubizwa mu ijuru. Petero ashidikanya mu mutima we uko ibyo yeretswe bisobanurwa. Abantu batumwe na Koruneliyo bamaze kubaza inzu ya Simoni iyo ariyo, bahagarara ku irembo. Barahamagaza babaza yuko Simoni wahimbwe Petero acumbitsemo. Petero agitekereza ibyo yeretswe, umwuka aramubwira ati, dore abantu 3 baragushaka. Haguruka umanuke ujyane nabo udashidikanya, kuko ari njye ubatumye. Petero aramanuka asanga abo bantu, arababwira ati ni njyewe uwo mushaka, mwazanywe n'iki? Baramusubiza bati, Koruneliyo, umutware utwara umutwe w'abasirikare 100, umuntu ukiranuka wubaha Imana, ushimwa n'ubwoko bwose bw'Abayuda, yabwirijwe na marayika wera kugutumira ngo uziwe yumve amagambo yawe. Nuko arabinjiza arabacumbikira. Petero ajya kwa Koruneliyo. Bukeye bwaho Petero arahaguruka, avanayo nabo na bene data bamwe b'i Yopa, nabo bajyana nawe. Bukeye bagera i Kayisariya, basanga Koruneliyo abategereje, yateranije bene wabo n'inshuti z'amagara. Petero agiye kwinjira, Koruneliyo aramusanganira, yikubita imbere y'ibirenge bye, aramuramya. Ariko Petero aramuhagurutsa ati, haguruka, nanjye ndi umuntu nkawe. Bakivugana arinjira, asanga abantu benshi bahateraniye, arababwira ati, muzi yuko kizira ko umuyuda yifatanya n'ubundi bwoko cyangwa ko amugenderera. Ariko njyeweho Imana yanyeretse ko ntagira umuntu nita ikizira cyangwa igihumanya. Nicyo cyatumye ntanga kuza ntumiwe. None ndababaza icyo muntumiriye. Koruneliyo ati, dore uyu ni umunsi wa 4 uhereye ubwo narindi mu nzu yanjye nsenga, magingo aya ariyo saa 9. Nuko umuntu ahagarara imbere yanjye yambaye imyenda irabagirana, arambwira ati, Koruneliyo, gusenga kwawe kwarumviswe n'ubuntu bwawe bwibutswe imbere y'Imana. Nuko tuma Yopa utumireyo Simoni wahimbwe Petero. Acumbitse kwa Simoni w'umuhazi hafi y'inyanja. Uwo mwanya ndagutumira, nawe wakoze neza ubwuje. Nuko none turi hano twese imbere y'Imana, dushaka kumva ibyo Umwami Imana yagutegetse kutubwira.
Petero aterura amagambo ati, ni ukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'amahoro Imana yatumye ku bana ba Isiraheli ivugishije Yesu ari we mwami wa bose. Iryo jambo murarizi ryamamaye i Yudaya hose rihereye i Galilaya, hanyuma y'umubatizo Yohana yabwirizaga ni irya Yesu w'i Nazareti uko Imana yamusutseho Umwuka Wera n'imbaraga, akagenda agirira abantu neza, agakiza abo Satani atwaza igitugu, kuko Imana yari iri kumwe nawe. Natwe turi abagabo bo guhamya ibyo yakoreye mu gihugu cy'Abayuda byose n'i Yerusalemu. Uwo bamwicishije kumubamba ku giti, ariko Imana imuzura ku munsi wa gatatu, imwerekana ku mugaragaro. Icyakora ntiyamweretse abantu bose, ahubwo yamweretse abagabo yatoranije bitari byaba. Ni twebwe abasangiraga nawe amaze kuzuka. Atutegeka kubwiriza abantu no guhamya ko ari we Imana yategetse kuba umucamanza w'abazima n'uw'abapfuye. Abahanuzi bose baramuhamije, bavuga yuko umwizera wese azababarirwa ibyaha ku bw'izina rye. Petero akivuga ibyo, Umwuka Wera amanukira abumvise ayo magambo bose. Abizeye bo mu bakebwe bajyanye na Petero barumirwa bose, kuko n'abanyamahanga nabo bahawe Umwuka Wera akaba basutsweho, kuko bumvise bavuga izindi ndimi bahimbaza Imana. Maze Petero arababaza ati, aba ngaba bahawe Umwuka Wera nkatwe, ninde ubasha kubima amazi ngo batabatizwa? Ategeka ko babatizwa mu izina rya Yesu Kristo, baherako baramwinginga ngo amareyo iminsi. Ibyakozwe n'intumwa ibice 11. Petero yiregura ku bakristo b'Abayuda. Intumwa na bene data bari i Yudaya bumvise yuko abanyamahanga nabo bemeye ijambo ry'Imana, nuko Petero azamutse i Yerusalemu, abo mu bakebwe bajya impaka nawe, bati ko wagendereye abatakebwe ugasangira nabo. Petero aterura amagambo abibasobanurira uko bikurikirana ati, nari mu mudugudu witwa Yopa nsenga, nerekwa nko mu nzozi ikintu gisa n'umwenda w'umukoma hasi, kimanuka kivuye mu ijuru gifashwe ku binyita bine kinzaho. Ndagitumbira ndacyitegereza, mbonamo ibigenza amaguru ane byo mu isi, n'inyamaswa z'inkazi n'ibikururuka hasi n'ibiguruka mu kirere. Kandi numva ijwi rimbwira riti, haguruka Petero ubagwe urye. Nanjye nti oya mwami, kuko ikizira cyangwa igihumanya kitigeze kugera mu kanwa kanjye. Maze ijwi rivugiye mu ijuru rinsubiza bwa kabiri riti, iby'Imana ihumanuye wibyita ibizira. Biba bityo gatatu, nuko byose birazamurwa bisubizwa mu ijuru. Uwo mwanya abagabo batatu bavuye i Kayisariya bantumweho, bahagarara imbere y'inzu twari turimo. Umwuka antegeka kujyana nabo ntaruhije nshidikanya. Kandi bene data uko ari 6 turajyana twinjira mu nzu y'uwo mugabo. Adutekerereza uko yabonye marayika mu nzu ye ahagaze amubwira ati, tuma i Yopa utumire Simoni wahimbwe Petero, arazatubwira amagambo azagukizanya n'abo mu rugo rwawe bose. Nteruye amagambo, Umwuka Wera aramanukira nk'uko natwe yatumanukiye bwa mbere. Nibuka rya jambo ry'Umwami Yesu yavugaga ati, Yohana yababatirishaga amazi, ariko mwebweho muzabatirishwa Umwuka Wera. Nuko ubwo Imana yabahaye impano ihwanye n'iyo natwe twahawe, ubwo twizeraga Umwami Yesu Kristo, ninde wo kuvuguruza Imana? Bumvise ibyo barihorera, bahimbaza Imana bati, nuko noneho Imana ihaye n'abanyamahanga kwihana kugira ngo nabo bahabwe ubugingo. Ubutumwa bwiza bugera muri Antiyokiya, nuko abatatanijwe n'akarengane katewe n'ibya Sitefano bagera i Foyinike n'i Kupuro no muri Antiyokiya, ari nta wundi babwira ijambo keretse Abayuda bonyine. Ariko bamwe muri bo b'i Kupura n'ab'i Kurene bageze muri Antiyokiya bavugana n'Abagiriki, nabo bababwira ubutumwa bwiza bw'Umwami Yesu. Ukuboko k'Umwami kuba kumwe nabo, abantu benshi barizera bahindukirira Umwami. Iyo nkuru irumvikana igera mu matwi y'itorero ry'i Yerusalemu,
batuma Barinaba muri Antiyokiya. Asohoyeyo kandi abonye ubuntu bw'Imana aranezerwa, abahugura bose ati, mugume mu Mwami Yesu mumaramaje mu mitima yanyu. Kuko Barinaba yari umunyangeso nziza, wuzuye Umwuka Wera no kwizera. Abantu benshi bongerwa Umwami Yesu. Bukeye avayo ajya i Taruso gushaka Sawuli. Amubonye amujyana muri Antiyokiya, bamarayo umwaka wose baterana n'ab'itorero, bigisha abantu benshi, kandi muri Antiyokiya niho abigishwa batangiriye kwitwa Abakristo. Muri iyo minsi abahanuzi bava Yerusalemu bajya muri Antiyokiya. Nuko umwe muri bo witwaga Gabo arahaguruka arahanura abwirijwe n'Umwuka ati, inzara nyinshi izatera mu isi yose. Niyo yateye ku ngoma ya Kilawudiyo. Nuko abigishwa bagambirira koherereza bene data batuye i Yudaya imfashanyo, umuntu wese akurikije ubutunzi bwe. Babigenza batyo, babyoherereza abakuru babihaye Barinaba na Sawuli. Ibyakozwe n'intumwa ibice 12. Herode ashaka kwica Petero, marayika aramukiza. Nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi. Yicisha Yakobo inkota, mwene se wa Yohana. Abonye ko anejeje Abayuda ariyongeza afata na Petero. Icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuwe. Amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda bane, agira ngo azamushyire abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko ab'itorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Herode araye ari bumusohore. Iryo joro Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare 2 aboheshejwe iminyururu 2, abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'Umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati, byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati, kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo. Arongera aramubwira ati, wifubike umwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenye ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'ibyuma rijya mu murwa. Bikingurira ubwarwo, barasohoka banyura inzira imwe. Uwo mwanya marayika amusigaho. Petero agaruye umutima aribwira ati, noneho menye iby'ukuri yuko Umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura mu maboko ya Herode, ikankiza iby'ubwo bwoko bw'Abayuda tekerezaga byose. Akibitekereza atyo, asohora kwa Mariya nyina wa Yohana wahimbwe Mariko, aho abantu benshi bari bateraniye basenga. Petero akomanga ku rugi rw'irembo. Umuja witwaga Rode ajya kubyumva, amenya ijwi rya Petero, ibinezaneza bimubuza gukingura. Nuko yirukanka asubira mu nzu ababwira yuko Petero ahagaze ku irembo. Baramusubiza bati, urasaze. Ariko akomeza guhamya ko ari koko. Bati, ahubwo ni marayika we. Ariko Petero akomeza gukomanga. Bakinguye basanga ari we koko, barumirwa. Arabamama, abasobanurira uko Umwami Imana yamukuye mu nzu y'imbohe. Arababwira ati, mubitekerereze Yakobo na bene data bandi. Arasohoka ajya ahandi. Bukeye abasirikare bashiguka imitima cyane, bananirwa kumenya uko Petero yabaye. Herode nawe amushatse aramubura. Abaza abo barinzi, ategeka ko babica. Ava i Yudaya ajya i Kayisariya, aba ariho aba. Urupfu rwa Herode. Bukeye Herode arakarira ab'i Tiro n'i Sidoni, ariko bahuza inama baramusanga. Bahongera Burasito, umutware w'abashashi b'umwami, basaba amahoro kuko igihugu cyabo cyahakaga mu cy'umwami Herode. Nuko ku munsi wategetswe, Herode yambara imyenda y'ubugabe, yicara ku ntebe y'ubwami, arabaganirira. Abantu barasakuza bati, yemwe noneho ni ijwi ry'Imana, si iry'umuntu. Ariko muri ako kanya marayika w'Umwami Imana aramukumbanya, kuko adahaye Imana icyubahiro, ahera ko agwa inyo, umwuka urahera. Ariko ijambo ry'Imana riragwira riramamara. Kandi Barinaba na Sawuli bamaze kubashyikiriza za mfashanyo bahawe, bava i Yerusalemu basubirayo
bajyana Yohana wahimbwe Mariko. Imana ibahe umugisha, tuzakomeza ejo, mugire umunsi